Chat partners ni kimwe mu gikoresho gikoreshwa n'abatraders bari professional cyangwa se bafite ubunararibonye muri forex trading mu gihe bakora analysis y'isoko mbere yuko binjiza orders zabo mu isoko, mu gihe bakora buy na sell ya currency pairs bashaka inyungu. What's up my fellow traders, murakaza neza kuri YouTube channel Icyerekezo Forex Academy, the place where all Rwandan and Burundian traders learned. Muri iyi video ugiye kuhabona chat partners 15 buri mutrader wese agomba kumenya no gusobanukirwa neza kugira ngo ashobore kubyaza umusaruro iri soko mu buryo buhoraho. Urasobanukirwa neza uko wazishushanya, usobanukirwa neza akamaro kazo ndetse n'icyo zidufasha mbere yuko twinjiza orders zacu mu isoko mu gihe dukora sell na buy ya currency pairs dushaka inyungu. Alright, yewe ukomeje kukugezaho aya masomo nitwa Bruno Ignace Gakwerere. Kora subscribe na like ubundi unakomeze gusangiza aya masomo inshuti zawe zose ubona ziyakeneye ukoze share. Alright, reka dutangire twirebere chat partners 15 buri mutrader wese agomba kumenya no gusobanukirwa neza kugira ngo ashobore kubyaza umusaruro iri soko mu buryo buhoraho mu gihe kirekire. Right, somo rya 5 igice cya 2. Sobanukirwa neza chat partners 15 zitanga inyungu muri forex trading buri mutrader wese agomba kumenya. Ngo muri makeya ngiye kukwereka chat partners zikunda kugaragara mu isoko 15 muri make ziremwa n'igiciro cy'isoko, ariko zikagaragara ari uko uzi kuzireba no kubasha kuzishushanya ukazibona. Alright, utamenya neza no kudasobanukirwa neza ubwoko bwa chat partner yiforumye cyangwa se igaragaye imbere yawe bishobora gutuma ukora ikosa hano muri trading. Ushobora kwibaza uti kubera iki ari ikosa kutabasha gusobanukirwa neza chat partner igaragaye imbere yawe? No kubera ko uba udasobanukiwe kandi uba utabona neza ubusobanuro bw'igiciro isoko riremye imbere yawe, noneho bikaba bishobora gutuma winjiza trades zawe mu isoko zitari mu murongo w'iby'isoko irimo kukwereka cyangwa se irimo kukubwira. Bikaba bishobora gutuma uruzinga cyangwa se uhomba kuri izo trades winjije mu isoko kubera ko uba udasobanukiwe chat partner iri imbere yawe isoko ryaremye. Alright, ngizi chat partners 15 umwe ku yindi buri mutrader wese agomba kumenya kugira ngo abashe kubyaza umusaruro iri soko. Umwanya wa mbere turahasanga chat partners zitwa triangle chat partners, aho dusangamo chat partners 3 arizo ascending triangle, akaba ari mpande 3 izamuka cyangwa yerekeza mu cyerekezo kizamuka. Tugasangamo descending triangle, ikaba ari mpande 3 imanuka cyangwa se yerekeza mu cyerekezo kimanuka. Tukongera tukasanga symmetrical triangle, akaba ari mpande 3 itambika, muri make itazamuka itanamanuka. Symmetrical triangle ni mpande 3 ndinganire, muri make ibireba mu buryo buri horizontal, ntabwo ibizamuka nta n'ubwo ibimanuka. Umwanya wa kabiri turahasanga chat partners 2 zitwa head and shoulders n'indi yitwa inverse head and shoulders. Izo chat partners ni chat partners zifite ishusho y'umutwe n'intugu 2, aho chat partners imwe ibifite umutwe n'intugu 2 bihagaze neza bireba hejuru, noneho indi ya inverse head and shoulders akaba ari chat partner ifite ishusho y'umutwe n'intugu 2 ariko ikaba icuramye, muri make ireba hasi. Alright, mwanya wa 3 turahasanga chat partners 2 zitwa rectangle chat partners, zikaba ari chat partners zifite ishusho y'urukiramende, aho dusangamo iyitwa bullish rectangle chat partner, ikaba ari chat partner y'urukiramende igaragara isoko rikazamuka. Kongera tukasanga bearish rectangle chat partner, ikaba ari chat partner ifite ishusho y'urukiramende igaragara isoko rikamanuka. Umwanya wa 4 turasanga chat partners zitwa flag chat partners, tukaba dusangamo chat partners zifite ishusho nk'iy'idarapo cyangwa se ibendera, aho dusangamo chat partners 2. Iya mbere akaba ari bullish flag chat partner, akaba ari chat partner ifite ishusho nk'iy'idarapo cyangwa se ibendera igaragara isoko rikazamuka. Tukongera tukasanga
bearish flag chart pattern ikaba ari chart pattern ifite ishusho nk'idarapo cyangwa se ibendera igaragara ubundi isoko rigahita rimanuka. Alright, umwanya wa gatanu turasanga chart patterns zitwa wedge chart patterns, akaba ari chart patterns zifite ishusho imeze nk'igihato kimwe abantu basatura ibiti bakoresha kugira ngo basature igiti neza. Muri make ni chart pattern ifite ishusho nk'iya cya giti nyine abantu basatura ibiti binjiza mu giti barimo kugisatura kugira ngo bagisature neza. Muri wedge chart pattern dusangamo chart patterns ebyiri, aho dusangamo iyitwa rising wedge chart pattern akaba ari wedge izamuka, tukongera tukasanga falling wedge chart pattern akaba ari wedge imanuka. Muri make rising wedge chart pattern igaragaye ibiguha sinyare yuko isoko rigiye kumanuka. Noneho falling wedge chart pattern igaragaye ibikwereka ko isoko rigiye gutangira kuzamuka. Izo wedges zose ndagusobanurira itandukano riri hagati yazo n'uburyo ushobora kuzishushanya mu isoko ukazikorera trading. Umwanya wa gatandatu turasanga chart patterns ebyiri arizo zitwa double top na double bottom chart patterns, aho double top irangwa n'udusongero tubiri tureba hejuru, hanyuma double bottom ikarangwa n'udusongero tubiri tureba hasi. Alright, umwanya wa karindwi naho turasanga izindi chart patterns ebyiri, aho dusangamo iyitwa triple top chart pattern twasanga na triple bottom chart patterns. Aho triple top chart pattern irangwa n'udusongero dutatu tureba hejuru, hanyuma triple bottom chart pattern ikarangwa n'udusongero dutatu tureba hasi. Alright, izo nizo chart patterns 15 buri mutrader wese agomba kumenya, akazisobanukirwa neza, akanamenya neza buri kimwe cyose kiba kiri inyuma yazo igihe azibonye muri iri soko. Alright, so guys, muri izo chart patterns maze kuvuga no kukwereka zigwa muri categories eshatu cyangwa se zigwa mu bwoko butatu bwa chart pattern buzisobanura. Ari bwo mu bwoko bwa mbere dusangamo izitwa continuation chart patterns, akaba ari chart patterns zigaragara isoko rigakomeza rikagana mu cyerekezo ryaganagamo. Muri make nimba izo chart patterns zigaragaye ziba zigwa sinyari yuko isoko ryazamukaga rigiye gukomeza kugana mu cyerekezo kizamuka, cyangwa se ryaba rimanuka zagaragara zikaba zikwereka yuko isoko ryamanukaga rigiye gukomeza rikagana mu cyerekezo kimanuka. Kongera tukasanga ubundi bwoko bwa chart patterns zitwa reversal chart patterns, zikaba ari chart patterns zigaragara isoko rigahita rihindura icyerekezo. Niba muri make isoko ryazamukaga, izo chart patterns iyo zigaragaye isoko rihita rimanuka, hanyuma ryaba rimanuka izo chart patterns zitwa reversal chart patterns zikagaragara cyangwa imwe muri zo ikagaragara, biba bisobanuye yuko isoko ryamanukaga rigiye guhita ritangira kuzamuka. Alright, ku mwanya wa gatatu turongera tukasanga ubundi bwoko bwa chart patterns zitwa bilateral chart patterns. Muri make ni chart patterns ziba zivuga indimi ebyiri cyangwa se ziba zitanga signal ebyiri. Muri make izo chart patterns ziherereye muri bilateral chart patterns zishobora kugaragara isoko rikagana mu cyerekezo kizamuka cyangwa se ikaba ryagana mu cyerekezo kimanuka. Alright, niyo mpamvu iyo zigaragaye ushobora gukeka ko isoko rishobora kugana mu ruhande rumwe cyangwa urundi, ziba zivuga indimi ebyiri. Alright, ngizi chart patterns dusanga muri buri bwoko butatu cyangwa se muri izo categories eshatu imwe ku yindi. Muri continuation chart patterns cyangwa se chart patterns zigaragara isoko rigakomeza rikagana mu cyerekezo ryaganagamo, dusangamo triangle chart patterns, zikaba ari chart patterns zifite ishusho ya mpande eshatu. Twongera tugasangamo rectangle chart patterns, zikaba ari chart patterns zifite ishusho y'urukiramende. Dusangamo wedge chart patterns, zikaba ari chart patterns zifite ishusho ya kiriya gihato gisatura ibiti. Twongera tugasangamo flag chart patterns, zikaba ari chart patterns zifite ishusho y'idarapo. Izo nizo chart patterns dusanga muri continuation chart patterns, muri make zigaragara isoko rigakomeza rikagana mu cyerekezo ryaganagamo. Muri category
cyangwa se mu bwoko bwa reversal chart patterns cyangwa se chart patterns zigaragara isoko rigahita rihindura icyerekezo, niba ryamanukaga rigahita rizamuka cyangwa se ryaba rizamuka rigahita rimanuka. Dusangamo chart pattern ya mbere yitwa head and shoulders na inverse head and shoulders chart patterns. Uko nabivuze akaba ari chart patterns zifite ishusho y'umutwe n'intugu ebyiri, hanyuma iyo shusho imwe ikaba ihagaze indi ikaba icuritse. Muri reversal chart patterns cyangwa se chart patterns zigaragara isoko rigahita rihindura icyerekezo, turongera tugasangamo chart patterns zitwa double top na double bottom chart patterns. Uko nabivuze double top irangwa n'udusongero tubiri tureba hejuru, hanyuma double bottom ikarangwa n'udusongero tubiri tureba hasi. Alright, muri reversal chart patterns nanone tuhasanga chart patterns zitwa triple top na triple bottom chart patterns. Uko nabivuze triple top chart patterns irangwa n'udusongero dutatu tureba hejuru, hanyuma triple bottom ikarangwa n'udusongero dutatu tureba hasi. Alright, muri kategori ya gatatu cyangwa se mu bwoko bwa gatatu bwa chart patterns zitwa bilateral chart patterns cyangwa se nkuko nabivuze bilateral chart patterns akaba ari chart patterns ziba zivuga indimi ebyiri cyangwa se zitanga signals ebyiri. Muri make niba uzibonye mu isoko ushobora gukeka ko isoko rishobora kuzamuka cyangwa se rikaba ryamanuka bitewe naho wazibonye. Muri bilateral chart patterns dusangamo triangle chart patterns, urugero nka symmetrical triangle chart pattern ikaba ari chart pattern ifite ishusho ya mpande eshatu ndinganiye. Kongera tukasanga na rectangle chart pattern. Muri make chart patterns za triangle n'iza rectangle ziba zivuga indimi ebyiri. Right, mu masomo akurikira ndagenda nkusobanurira imwe ku yindi muri izo chart patterns maze kuvuga zose kugira ngo ushobore kuzisobanukirwa neza, werekeye nuko ushobora kuzikorera trading mu gihe uzibonye. Alright, so guys, ni iby'ingirakamaro guhuza chart patterns hamwe na candlestick patterns, support and resistance na trend lines hamwe na za technical indicators, urugero nka za RSI, MACD cyangwa se za stochastic oscillator, kuzihuza na Fibonacci retracement hamwe no gusobanukirwa neza amakuru y'ubukungu agaragara buri munsi kuri buri currency iherereye muri buri currency pair iri imbere yawe kuri chart kugira ngo ukonfirminge neza ko ziguhaye signal ya nyayo yo gukora buy na sell ya currency pair mu gihe ushaka inyungu hano mu isoko. Kubera ko izo turuzi zose mvuze zibasha gutuma ubashwa neza y'ibyo ukora kandi zigatuma ukoresha neza strategies za trading mu gihe ukora buy na sell ya currency pairs ushaka inyungu. Alright, so guys, ntabwo bisaba kuba uri umukire kugira ngo utangire gukora trading, ahubwo bisaba ko utangira trading kugira ngo ube umukire. Ugomba gufata trading nka business iri serious igomba kwitwaho kugira ngo ugire icyo uyikuramo, kandi ukanamenya ko hano atari ahantu ushobora kuza umunsi umwe cyangwa mu gihe gito utarasobanukirwa neza buri kimwe cyose kijyanye n'iyi business ngo uhite wifuza kuyikuramo amafaranga menshi atubutse. Forex trading ni business nk'izindi zose zisaba ubumenyi na experience. Icyo nicyo uba ugomba kwitaho. Nyuma iyo umaze kwita ku bumenyi no kuri experience muri iyi game, amafaranga cyangwa se inyungu ukura hano ziyitaho aho waba uri hose ku isi. Alright, so guys, niba wumva witeguye kwiga neza iyi business, ukaba wumva ushaka ko twakwigisha aya masomo yose mu gihe kingana n'umwaka, ugukurikirana umunsi ku wundi ku giti cyawe bidasabye ko uza kwigira hano YouTube, waduhamagara kuri iyi nimero uteranya 250 782 4450 ubundi tukakubwira uko program y'amasomo iba imeze mu gihe kingana n'umwaka, ubundi tugahera ruhande tukakwigisha aya masomo yose ku giti cyawe ya online forex trading, tuguha na mentorship kugeza tugufashije kubaka strategy ya trading plan hamwe na psychology ya nyayo izagufasha kubyaza umusaruro iri soko mu buryo buhoraho mu gihe kirekire. Aho waba uri hose ku isi, aya masomo yose twayakwigisha nta kibazo, dukoresheje leverage of technology cyangwa se ikoresha ubasha rya technology nta kibazo. Alright,
Njye nizera ko kwiga no gukora muri iki kinyejana cya 21 isi igezemo atari ukuva hamwe ujya kwigira cyangwa se gukorera ahandi gusa byonyine. Nizera ko wakwigira ndetse ukanakorera aho waba uri hose ku isi, uva kubasha kugira access cyangwa se gukora kuri computer, smartphone no kubona internet, kandi ukaba ufite ubushake bwo kwiga ndetse ukaba ufite no wakwigisha gusa nta kindi. Alright, so guys, waba waramaze gufungura account yawe ya trading kuri broker wizewe se? Reba none aha muri description cyangwa se muri comments urahita uhasanga link ya broker wizewe, ubundi ufungure account yawe ya trading utangire ukore trading nta kibazo. Niba udasobanukiwe neza uko wafungura account ya trading, urahita uhasanga link ya video gusobanurira neza uko wafungura account ya trading kuri broker. Urabona neza uko wafungura Rio cyangwa se live account, uranabona neza uko wafungura demo account, ndetse unasobanukirwe neza uko wakora deposit na withdraw y'amafaranga yawe. Muri make uko washyira amafaranga kuri account yawe ya trading ukanayakuraho. Alright, byose urabibona muri iyo video. Ura subscribe na like, unakomeze gusangiza amasomo inshuti zawe zose ubona ziyakeneye, ukoze share. Reka twongere duhure muri indi somo rikurikira, gukomeza gusobanukirwa no kureba kure. Nibikomeze bibane nawe. Bye bye.